imungu ya mbere no kumubona ari muri icyo gikorwa ahantu nigeze kunanirwa kwihangana umumansera wa nayenze ko nzahamagara nka TV1 icyo gihe niyo yahitingaga yego tukarwana tugashwanyaguzanya umumansera kama mbaye umumansera cyane wamufashe kugucana inyuma n'umugabo wawe ceceka byihorere shashuti yanjye biri serious uri yawe nawe arabizi ariko ko icyo gihe yavuze ati harapfa umuntu pe ntiyanamusubiyeho nambwe numva nkubwire ngiye gukora agashya ku buryo avuga ati wa munyamakuru wahariye yakoze agashya yamuhaga amafaranga se cyatuma ahubwo mame yaje yatetse reba ntuhari yego yaje yatetse yaje yazanye ibiki yigeze no kumuhinga ndambwira ni inka yawe nimara kanga uzamenye ko databyaye mbwakaze mbere uko nkomeza ikiganiro nyemera mbanze mbwire abantu bafite ibibazo bitandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi handi usanga bagira ibibazo by'umutwe ukaba wawita ngo ni umutwe udakira kandi nyamara hari ukuntu wakira ahandi ubabara umugongo amavi ndetse n'izindi ngingo zitandukanye ukumva muri wowe ntabwo bigenda neza ukaba wanagera na paralize yaba imaze igihe gito cyangwa igihe kinini ushobora kuba uyu munsi nanone ufite umwana navuga ngo ufite ibibazo bitandukanye birimo autisme spino bifida cyangwa akaba afite cerebral palsy indwara navuga ngo itera abana kuvuka ijosi n'umugongo bidakora nyemera muri kano kanya nkubwire ko hari icyizere kandi icyizere navuga ngo cyatuma wongera kugaruka mu buzima iki ni Genuine Kunga Therapy Center ivuriro ridakoresha imiti mu byumweru 2 ubonye igisubizo cyiza butangiye gukira basanga aho bakorera Kimironko imbere ya polisi yo kwa Kabuga hafi ku Isangano cyangwa basange ku Gishushu hafi n'akarere ka Gasabo ndetse ni Rubavu unabahamagare kuri 0788 40 92 64 cyangwa iyo nimero uri kuri screen yawe 0788 31 0465 hano ndakubwira ngo ubuzima bwagaruka uramutse uwigizemo ubushake ugafata icyemezo ukavuga utiriye kansanga amahirwe yanjye muri Genuine Kunga Therapy. Genuine Kunga Therapy rero ubuzima bwawe ni inshingano zacu. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze muri Sunday Park Jardin nziza hano mu mujyi wa Kigali none iyo nicaye muri no jardin nkaba ndi kumwe n'umugore w'icyuki ni ibindi wende nindi nkuru basi pfa kuvuga ngo mwiza pe ese buri uzi icyuki cyari cyo bivuga iki cya kindi kiza ku ishati bira n'ibyo muri secondaire class none se oya n'umugore basi mwiza kandi murakoze umugore mwiza nawe urabizi kuri mwiza se niba ndiho ubwiza bw'Imana se nabuzwa n'iki kuba mwiza icyo ugiye gushyiramo filozofi z'abarokore cyane uretse gatoya garuka ku isi kubera Imana buriuzi ukuntu hari umuntu wifuza kumera nkayo buri wese burya bari mwiza kandi agize ibirenge hasi kandi nanone biterwa n'umureba giye ngurebye mbona uri kigore cyiza ndagushimiye umva ntagututse se oya ko ari musaza wanjye nta kibazo warwara ariko se basa abandi bose niko babibona bashyire commentaire nubona ko Clarisse atari mwiza ntubishyireho twese tuvuge ko ari mwiza ukuntu oya ratubaye honete uvuge uti uri mubi ngiye ntabwo icyo ngicyo uretse ko se ko ntacyo wampinduraho nuko igiye sans blague umuntu uri umugore mwiza cyane ariko kandi umwana mwiza ndagushimiye nabyo wanje kwitekereza nk'ikindi abantu ngo biterwa naho wakomanze nshobora kuba mfite kote angelique na kote satanique burya buri wese bayifite so biterwa naho kandi kuko wowe buri gihe unyaprosha nyine turabajama nta kuntu utabona ko ari ni ryo ujya muri kote satanique ya kote ya imbi umuntu mbera maronete umuntu mbeshya umuntu ushaka kandi no gushaka kunyisanzuraho kansanza ugashaka kunsenya kukumenyera ntago byaba ari byiza hari umuntu wigeze ushaka kukumenyera kumva ebana wahita umurangiza ntago byabura siri turi umugore nuze hajemo kesi y'abagabo ahubwo tujya gutya tukakuderanje cyane ntago byabura ariko bibaho gute se iyo uvuze ngo si turi umugore ushatse kuvuga iki urumva kubera ahantu sinzi niba ari
ubuzima bw'iyi si cyangwa no kumenyera cyane kugenda uko abandi bashaka kugenda. Hari ibintu wavuze arya ngo no gushyamo filozofi yo gusenga, ariko ibyo byose si no gusenga. Hari ingeso z'ubupfura, hari ingeso z'ubunyangamugayo, hari n'ingeso zo gutandukira. Hari igihe rero ko bisigaye ibintu by'ubusambanyi, ibintu by'ubuhehesi, ibintu byo kumva ko umugore wese kuko yumva ntawe udashaka amafaranga, ariko no kumva ko buri mugore wese ugomba kumushukisha amafaranga nk'imbwa bakuruza ikigufa cy'inyama. Ugasanga rero hari igihe bashaka kurenza. Ntuzi background yanjye, ntunzi uri uranzi, nkunda gukora. Yenda nta wanga inyongera n'inyunganizi, ariko nkunda gukora bikananira ntako ntagize. Iyo ushaka rero kumfata bunenembwe ntago bivamo neza. Umva agasuzuguro. Nta gasuzuguro kandi si keza. Hari umugabo wigeze kukwegera ukabona ko gusuzuguye muri ubwo buryo? Ariko mbari wiriwe umeze neza nari gukumva. Iwanjye imvura iragwa. Itagwa ntayikwa. Iragwa itagwa ntabwo waba utoshye gutyo. Uri fake. Dusubire kuri icyo kintu. Kandi se ndashaka kumenya kugira ngo niba no gukibura n'abagabo bakunze kumenyera abantu. Hari umugabo washatse kumenyera akakugira nka une chose matérielle, akakugira nk'ikintu nyine kirango cyo gucishwa hangaha, akagusuzuguza wenda amafaranga. Uwo utajya wibagirwa numeze gute n'uwakugenje ate? Umuntu wigeze kumamagara surtout buriya nanga umuntu utisonera kandi yitwa ngo ni umugabo. Ugasanga umuntu ugiye guhamagara umudamu ntuzi uwo bari kumwe, ugiye kumuhamagara yenda hejuru ya saa moya, saa mbiri, saa tatu, cyangwa yakora ukabona umuntu aguhamagaye saa 12 za mu gitondo. Bitese uri hehese uri kumwe nandese kubyagenze gute se? Ariko kucyumba nakubuze ese wanshakiye hehe? Aya mana uba wiburishije cyane, ariko ntago ubuzi kukinguye buriya inkingi za Eriko hari ukuntu byagenda ibiki. Cyo gihe nawe urabizi. Wishatse kuvuga iki? Wishatse kuvuga iki? Ukinguye inkingi za Eriko. Uzi ko kuri YouTube n'abana bareba ikiganiro cyawe uzi ukuntu ukuzwe none uragira ngo ubwira umva ntavunika. Urumva nyine kugira ati wemeye ko akujyana akakuvanga n'amashuka ntago ntimuravugana. Yenda ntivuze ntuzi background yiwe, kwa ko ngenda urabona ndi kuri wambonye aho nkora hose, haba munyamakuru, haba gukina filime, haba kuririmba. Rero akaba yumva ko ikindi kintu cyakingora ibintu byo kuvuga ngo umuntu n'umusitari agomba kwitwara ukundi kuntu nazi. Ntabwo njye ari uko nguko nitwara. Yenda umugore w'umunyarwandakazi, ndi umubyeyi, ikindi kandi ndasenga. Sindusha abandi gusenga, ariko ngiye mfite indangagaciro z'umunyarwandakazi. Ibintu byo kuvuga ngo umbona kuri wambonye ukumva ugomba kuntobatoba uko ubonye, hari limite. Kuko burya uko unyubashye nanjye ndakuba, uko unkunze nawe ndagukunda. Wumva atari kukumenyera cyane? Ni ugukabya. Dore ni ugushaka kurenza. Bya bindi utakorera mushiki wawe cyangwa nyoko cyangwa umugore wawe, ugashaka kubikorera ubonye kuri wambonye. Oya ntago biba ari. Nk'icyo gihe umugabo mubwiza iry'inani umubwira gute kugira ngo umwiyame cyangwa kugira ngo uko nabyutse? Hagiye umbwira ntoye ubutaha ntuzamenyere. Ntago ari uko nkora. Hari n'igihe bitewe n'uburyo uje n'ukuntu uje wangize mbese nk'akabwubwira ngo gusyo. Icyo gihe nyine tubyumvikana. Icyo gihe tumushyira mu mwanya we. Icyo gihe ugomba nimba nyina ataramuhaye uburere, hari igihe biba ngombwa yuko umucyamura. Umuntu w'umugabo w'umusaza? Umugabo w'umusaza se gukura ni heheze? Gukura ni imyaka se? Umusaza utamenya ukontorora ururimi rwe na characters n'imico ye. Gusa ngo umuntu niwe wihesha agaciro. Utesheje agaciro burya n'umwana muto w'umwaka cyangwa imyaka 2 ashobora kugucyamura. Rero tuzajye twirinda kucyamurwa n'abantu bose na sepabo. Ariko umenya utamurebera rwose. Oya biba bikabije. Baba hariho abantu bakabya pe. Ni kuki ubona abantu nyine nk'abagabo bakunda kukumenyera, Nanone hari igihe utabarenganya nyuma y'umutekerejeho. Biterwa nabo bahura.
ko hariho n'abadamu nabo abategarugori basigaye barataye indangagaciro ku buryo akomanze gutyo asanga umuntu yagizeho utujede wa mugani wa ya ndirimbo njya nkunda kugenda kuri moto ariko abamotari kubera ukuntu dukunda kuganira rero jya bambwira abanyita mukecuru ati wo mukecuru ibyo bayivugisha ngo mukecuru ati wo abakecuru bakuruta yicara gutya kumva ari kugukorakora bene ahanga umukecuru se by'ukuri se ati uri kuvuga uza abakecuru tujyana guparika mu twana dutoya urumva nimba umwe yarahuye nabo rero nk'umumotari se ugasanga umukecuru ari kumukarisa kuri moto oya agenda amubwira ati ahubwo uza mutarigeze kunsetsa ariko nacyo nago muvuga izina nk'ukuntu urabona ko wambwiye uti ngwino hano kuri Sunday Park noneho nkamagara nk'umwe mu bamotari bakunda kuntwara njye sinjya nkunda kuyoboka imba ko ntakunda kugenda ngira abamotari bake mugani rero bandangiye tugenda bariho tujya akaba haza ejo bundi rero yaransekeje ati nagiye ahantu mu mama mpamagaye noneho arenje arambwira ngo ntinzeho gato ngwino mu nzu ajya mu nzu bamusukira icyayi bamushyiriramo amata rwose ngo barayakoza neza wasanga wenda bashyize nka kaovartine barankunda ovartine kubi mu mata simbizi bamushyiramo akantu karyoshye umudamu aramubwira ati sinditunganya agiye ko nabona araje yene ikidamu cy'igitukutuku ni kinini kundusha ko yambwiraga ngo arandusha ubunini kandi rero ukuntu ngana pe ati cy'igitukutuku yaje yambaye ikanga hari igitenge burya kirafashe ikanga ryo noneho ni kutuzi ikanga ni danje n'utujede none umugabo abonye umugore wambaye ikanga noneho ngo yaraje aho kugira ngo yicare ku nguni ifunganye mana yanjye ahita agira inzira igihogera ngo akareba amatako hari ukuntu witukuza bakazana ibintu by'amaribora ameze nk'aho wagiye bayatemye ati nkareba ndeba hasi ariko akakomeza akanya nako ngera nkarebaho nkongera ati cyo kora nambwiye nteko ntago banyiba moto sinzi ngo ukuntu ni bya bindi nka marayika wafashije Yosefu kwa Mukapatifari sinzi ukuntu akantu kamuje mati niwibeshye ukajyayo jyayo cyangwa ntugeye bati moto kasike zanjye nagise kuri moto reka nzizane none nze tuganire mbaba yego ngo niba ari kumukurikiza ikizi fizi ntabwo ari kumufata yakubise moto ikirage ahita aguruka ati naramucitse ubwo nyine twahuye yasetse yapfuye ateko mana yanjye mukuru abakecuru bataye umuco kandi aramuzi asanzwe azi ko afite abana bakuru uwo mumama yumva rero ahantu tugeze iyo wahuye nk'uwo nguwo ukaza no kwa Karara bavuga uti cya gikecuru nacyo buriya nta kuntu agahita bitiranye si tunoneyo bazi kuri nka wenyine uwa mugani kuba umusingo mother ntabwo bigora biragora ko buri wese yumva yakwipevera nicyo kibazo bisaba rero rimwe na rimwe kumera nk'ingwekazi burya ibisimba ibyo ari byo byose by'igitsina gore bigira amakare atari ikindi ni ukwirinda kwirinda ukarinda ibyawe ukarinda abawe ukarinda abana bawe bituma nyine ugira amakare kuva watangiye kuba single mother hari ikintu byahinduye mu mico yawe kidasanzwe byatumye ashira isoni ni ukuri kubera ko iyo ukunda guseka cyane babona kuri nayive babona buri wese yaza agakora aho ashaka yaza akagukora uko ushaka byatumye bituma burya sinzi nimba hari umusirikare wasanga ahagaze ahantu ari ku burinzi ngo uzapfe kumukora gutya cyangwa upfe kumubwira ngo reka ngo tokore ntabwo byashoboka so rero bituma umuntu nawe ahagarara ku burinzi bw'ubuzima bwe ukambara intwaro zo kureba cyane no kwitegereza bitabaye ibyo si w'abagabo ubwo ngubwo baca bavuga ati nta mugabo ufite afite abana wenyine njyewe ugira ngo kumvuga aricyo bintwaye ndavuga siho abagabo baca bavuga bati reka Clara buriya akeneye umuntu mukemura utubazo runaka baba bahari benshi cyane hari n'ugutinyuka akakubwira ati kubwo woyigire uretse n'abagabo n'abadamu uzi kujya kubona ukabona niyo mpamvu buryo ukunda kubona mba mu ndaki yanjye cyane ugendana n'umuntu kabiri gatatu wenda
umudamu w'umusirimukazi ariko kuki utazi kwiyitaho ubundi wabuze uko kwitaho reka ngo he pasi n'abasenga ukabona ntibarakare ko ukabonazanye ngo umuntu ngo usenga ngo ni pasi ukamwitegereza akakubwira uburyo azajya azana ibintu mu rugo ariko byibuze kuwa gatanu mukajyana Rubavu ukajya kandi ari umuntu usenga gusenga ni ikiza nkunda kubwira buri muntu wese ngo nacunga izamu rye ahantu bigeze buri wese nacunga izamu rye bizakubuza guterana ariko gusenga buriya gusenga ni nka kwa kundi uhanagura mu kibuno cyawe ntawuza kuhaguhanagurira nta n'ukubwira ngo hanagura gutya n'umutima uko utunganye ni wowe wenyine n'Imana yawe nawe iyo urebeye ku bandi niyo mpamvu uzasanga umuntu asigaye avuga ngo ni umurokora abantu bakamuhunga uko babona ari ameze nk'idebire mu mutwe abatarahanaguritse ngo ntibashake gushaka ubwenge bishyize mu kangurobante sinareba filime sinakumviye iyi nkuru sinakumviye indirimbo ese ubu utabyumva umenye ibyo usengera ako kantu urimo k'akangurobante kuko na Bibiliya tugaho dushaka ubwenge cyangwa se undi nawe ugasanga ari kubicangacanga umva nyine ku isi haragoye kandi ubwo Imana ifasha uwifashije nintabanza se ngo ngende curuza no mubiri Imana yampaye ko ari mwiza nindangiza Imana irabizi ko ndi ngenyine hari icyo nkeneye urumva bizagenda gute abagabo baza ni abantu baba bafite n'ingo banubatse biyubashye bazwi abenshi akazi kakubwira ngo iki suko akubwira ko umudamu yananiranye ari akantu gasigaye gacedinga kuri WhatsApp sinzi mba warakabonye atubuze ko sheri wawe ex wawe waza ari sheri yicaranye n'umuntu ari kumubwira inkuru z'uburyo uri shitani uburyo ari shitani ya nyayo so rero kuza kumbwira ngo umudamu yakunaniye umudamu ntahindukira ubundi se kuki utamuhindukira we abazi ko uhindukira se exactly naye mbariza hari wigeze kuza ambwira ngo amaze imyaka 2 umudamu arwaye amubwira ngo ndwaye iki ngo urumva nyine ese nturi pasiteri yego ari umupasiteri kla wigisha iyo ugiye gusezeranya abandi ariko rero ntuza ngo nawe ugiye kwigira nk'abarokore bubu yego none ntabawe ngewe ndiwe ntago mvangira none se wigisha usezeranya ngo iki ariko reka kwigira gutya atangiye ushaka nyine kundusha amakare ntago wandusha amakare ntago byashoboka bwa mbere ubona umuntu nkongo watunguwe gute niki cyagutunguye nta kintu kinungura kuko urabizi ko ngewe bwa mbere byanze kunze ntabwo ushobora gutungura kudatungurwa nkubwira impamvu ntatunguwe ntago uzi ko njya nunga ingo yego ntabwo uzi ko nkora isanamitima yego kubera ibyo abandi bagenda bambwira ahubwo ikintu cyantunguye nuko ntumvaga ko umuntu yaninyuka nanjye akanzaho icyo cyantunguye naho ubundi ibiba ni ibyo mba numvise n'ahandi siko mu Rwanda n'intambara wana ntabwo byabura uko umuntu asamwa ari intambara uzi intanga mwasiganwe nazo ukazisiga ukavamo urusoro ni intambara nyoka akagutwitura ukagira gute ukavuka ari intambara umuntu ubuzima bwe burya ni intambara n'urupfu narwo ni intambara ariko noneho iyo urimo aho ngaho intambara ntabwo ziba mu bantu wunga nta wigeze gushaka yego ntabwo bizabura oya sirutaba papa umupapa wava kumwunga n'umudamu we ukuntu wangiriye inama nuvise uri umugore uzi ubwenge ubundi wambabariye kuko wari kutubwira umuntu yewe umva ni atari urumva umwe mu bapapa ntituri kwigisha nk'abantu se I know cyane sita papa bakuru na papa batakunze kubwizwa ukuri noneho hari igihe ngiriwe amahirwe ndi gusenga iyo turi kuganira hari utundi ngenda mbona yego no umupapa arambwira ati rero mfite ikibazo umudamu wanjye ajya mu busambanyi cyane yego byose atunga intoki umudamu we byose ko rero biturukaho ariko yibagirwa izi par chance
icyo gihe nari mu gihe cy'amasengesho yo kwiriza avuga ni uretse gato ufite imyaka iyi ngiyi ni hafi ya 60 yego watangiye usambana umudamu wawe uramubabaza bihagije nawe bigezeho arananirwa ntiyakubonaga ajya mu twana duto yego utangiye gukura ufite za prostate za diabete n'ibindi byandi bituma kateguka yego umudamu wawe kubera no guhura n'utwana tumutunganya ku mubiri we ari kwimwakura ni ikizungereza cy'umukecuru kera wamenya n'imyaka ye none wowe utangiye kunanirwa urashaka ko umudamu wawe nawe ahitaza byanze bikunze mu kongera mu karwubaka yego ntabwo uko we wahindukiye kubera kwanza n'impamvu runaka ariko umudamu washobora guhindukira burya wakijijwe wowe ntabwo umudamu wawe ari ngombwa ko ahita akizwa oya bisaba ko wihangana so mutegereze kandi umusabe imbabazi hanyuma nawe kandi unanifuze kandi ntubyikiremo cyane humura nawe bizajya bigenda biza buhoro buhoro haciye igihe atari ko barakumbwiye narakumenye twaraganiriye waramfashije umeze neza wambare nka kadivorce nkagufata n'abana ko nzakubera imfura ntibarakubeye umusaza w'imyaka 60 imyaka mfite ndashaka nanjye ubinkorera neza nkishima warananiwe umudamu wawe gihe urashaka kujya kunkoza iki ateko mfite amafaranga nzankorera iki sinkora ndya duke twaje urashaka kuza uzajya utuma umubiri wanjye ugira umubiri unaniwe n'umudamu wawe yakunanenge n'igihe ugiye kukurunda ibyo ngibyo oya uzajya unganiriza bizakunda atari kuvugisha ukuri gukabije none se nkubeshye urashaka kunjyana umariri urumva imyaka umuntu aba yarifashe kwifata bibaho mbari ntabwo wambwira ngo uraje uhite cyuwe turangiza wantera umushiya kandi narihanganye ikindi gihe ntugashyire kuri titire ngo shyira kuri titire ndakwica urumva duke n'intambara nk'izo kandi zibaho icyo gihe ntiwumva ufite umushiha w'abagabo kubera iki abagabo bakumenyera gutyo nifu uri umumada uri singo ariko ntabwo bagakwiye kuba bakumenyera nabyo ushima uwiteka ko baza iyo uri ikiifuzwa byibuza wumva ko ufite agaciro uribuza ubayeho nta n'umuntu unakurebuzwa keretse uri umupfu ariko ibyo ngibyo ni ibisanzwe ahubwo icyo usaba n'Imana kuyisaba imbaraga aho ugira bakakumenyera ukumva it's too much ni hehe byategwa nyine no kunyaprosha no kuza kunganiriza hari igihe uza wumva wahaza imere turi kunturaho ubwangati ubundi se icyo utakima abandi se ko bakima abandi ni abandi sibyo none se njyewe icyangibwe n'iki kwakibona none se kirusha icy'abandi umva rero nkubwira umugabo ariko bakubwira se icyo gihe aba akujombye kuri kabuto ubundi kararume hari akabuto kararume kaba kagomba gusakuza byanze bikunze utangiye gutwika inzu sibyo icyo gihe rero ko kabuto gatuma habaho urusaku mubwiza iry'inani mubwiza ukuri nawe wigeze gutuka ntabwo byabura ariko se njye si ndi umuntu nese ubundi ubunzanyeho udatuma n'ubuntukanye ubunzanyeho uburabwenge bwinshi gutyo ukumva ko byavamo noneho hari n'udatinya kubikubwira uri kumwe n'abana yenda muhuriye ahantu urabona mfite umusore wanjye nawe ari mu kurongora sibyo mfite abandi narezeho barongoye njye mfite n'abuzukuru warangiza ugashaka kunzana ibintu by'ubugoryi bimeze gutyo for what njyewe ndakora amajoro n'amanywa kubw'abana banjye nanjye ubwanjye icyo nashoboye simba ngishoboye icyo nshoboye ndagikora ntabwo ari babagore bumva ko bagomba kuvana ibyo kurya hano gusa oya Uwiteka yamaye ubwenge amaboko yanjye amaguru yanjye travaye ndakora niyo byo gushaka kunsuzugura azajya gusuzugura abandi jya kumva kra umugabo yantaye none ndapfingiye kwiyahura uriyahura se ngo bigende bite umwana we so wabyasigare soko urumva umugabo yaranaye none ubuze kuko nabana ntabonye icyo kubagaburira wajye no kumesera abandi c'est ça ukavana byuze n'ikiro cy'umuceri ukavana amafaranga y'amakara ariko jewe ubabwira Clarisse uyu nguyu muri kureba hanga numwe mu bantu twakoze ikiganiro bwa mbere na mbere nicyo kiri kuri YouTube bwa mbere buri munsi nkubwira ni thank you so much Clara yaduhaye story y'uburyo
ni umwana wavutse mu muryango mwiza kwa docteur ariko ubuzima buza kujya hasi ageraho handi kuvuga ngo aho kugira ngo njye mu busambanyi aho kugira ngo njye muri abo bagabo reka njye kumisera abantu bama amafaranga n'ubuyede icyo kintu nangize ukaza unyinaho ngo njyewe ngo nintambikize ushyiremo by'akanota kamwe ume 5 I know 5 nahamagara Pasi Ngabire cyangwa nkahamagara na Mbabazi avuga Mbaba ushobora kuma 5 I know akantu k'iminota 3 maze abantu basambanye nkabo nta nubwo n'utunota 3 wapi ntundi abayananiwe abahumagira bariye ibikoko bazi burya kurya inyama cyane ugiye kubikora bikubuza amahoro nta ibiyoga byinshi bikubuza amahoro nuko ngo tsi bikabiraragiye ukaza kuntoba for what ukama 5 oya shambaba uranzi nako urabizi I know ntago byavamo pe hano bitari mu rukundo 5 byibuze ejo nzaguhamagara sheri ko ngukene ndi kumwe n'umugore wanjye buretse wapi oya ntago byavamo wagira inama ki umugore kutwumva muri kano kanya uri single wenda nawe kwifata ni ibintu bigoye byanze kunze afite umubiri ikintu cya mbere gishobora gutuma umuntu yifata gukora cyane gukora cyane bikubuza gucumura wariye utuje ukajya mu maseri sirtwende uri nko muri ovirasiyo mu cyayi cy'uburumbuke hari ukuntu tunyoteri dutera ubushyuhe bwa bwinshi ubushyuhe buba bwinshi nuko turemwe sibyo ariko iyo uri gukora hirya hino uri gutekereza ejo nzajya gukora he ndahamagara ndi kandi noneho uretse no gukora bisanzwe no mu rugo uriya ntago nkunda kugira abakozi cyane sibyo njye n'abana turakipagasiriza keretse iyo bibaye ngombwa gukora cyane ukaryama unaniwe wihura gutya wita usinzira ako kanya ntakubona cyane ariko ikindi cya kabiri kwirinda ikigari urumva niba uri muri bakanaka bamaze kunywa za tangawize basigaye bavangavanga ibintu ngo bitere ubushyuhe nawe uragiye urahuruye urabinyweye batangiye kubabwira ukuntu bazanisha amazi amavangingo batangiye kukubwira ukuntu iyo wakoze ku kamoko ari byiza après nawe uri umuntu nta kuntu bijya muri mind natangajwe n'uriya mu mama umupasiteri wabwiye abantu ngo bazajye bareba porno ngo kugira ngo bubake urugo baba data we ese uriya mu mama sinzi nimba azi ibintu bya filime ngenye na filime uriya porno y'iminota 3 bashobora kuba bayikinnye icyumweru cyangwa kwezi sibyo akanota kamwe urabona turakatinga tugafatanya akanota kamwe kuriya mugabo wahenesheje wagaramishije wahagaze gashobora kuba kakinywe icyumweru bakakoramo iminota 3 cyangwa bakakoramo iminota 2 uragiye ubwira umuntu kandi ikindi banakoresha n'imiti idakwiye yica warangiza ukambwira ngo genda ubwire umugabo ngo arebe uko bakubise uko bagize gute yo jamani sinzi ikibazo abantu bafite turimo turayobya Paulo navuze ati ubwoko bwanjye bwishwe no kutamenya bwishwe n'ubujiji noneho warangiza uri single mama ukajya mu bandi bari kuvuga ibintu ibiganiro byabaye nka wagiye ni porno umwe aravuga uburyo bamuzanisha amavangingo undi aravuga ukuntu bamukubita 5 ati ngewe umugabo ikigabo cy'igikire urakizana cyarangiza kikamwa inzoga nyinshi kikagwa amafaranga yawe cyagera mu cyumba niyo kireba ikibero yita kigira amafaranga yawe ugahita uyajyana ariko burya ikintu utazi ese ubwo utekereje ko ameze gutyo wahagera akakubiza icyuya ahubwo noneho ukagenda wasadutse waba ushaka iki I know so ibintu nk'ibyo kugendera mu kigare kwirinda nko ku giti cyawe uri umusingo mother nta mugabo ufite tubivuge gutyo ntabwo bikugora kuba wicanye n'abandi bavuga ibiganiro nk'ibyo ngibyo ahubwo se waba wankuye nta mwanya wabyo mfite mbaba ntabwo kigiye inshuti rero z'abagore ndazifite ko baranzi burya uzahagare ku gaciro kawe nakubwiye ngo nkunda kuba nk'umusirikare yego umusirikare uri muri simoko ufite uburyo isi yamuhaye amapeta n'ikosi yanyuzemo ry'amaye amapeta
ntabwo azaza muri ba rushate ngo bapfe kubona ibyo babonye byose atangira avuga urumva igihugu nagitera gutya najya gutya gute ntabwo bishoboka so abantu banje baranzi hari ibiganiro hari na limite iki waravuga uti nifuza bino simbizi umunsi sinzi ukuntu byikora bashiduka wenda ariko kandi ngiye burya ngo ndakuvugisha ukuri urabizi kuri kwanjye ni ukuri kwanjye ukakunkunda cyangwa ukakunyangira iyo bitangiye gutanga s'il te plaît ibyo babivugira muri twa tubyinoro cyangwa hehenge oya duhindure dushaka ikintu kigiteza imbere yego mbwira uburyo tuzapanga uko tuzabohana pero tujye kugurisha mbwira uburyo tuzapanga ukuntu twakora akarima k'igikoni tugateramo iki kintu cyabuze tukayakugurisha ibintu byo kwirirwa umbwira ko watambikije bashyizemo sindi multiprise twubahane hanyuma undi dukomeze urugendo ngewe ukuri kwanjye nuko no mu biganiro byanjye nkunda ukuri abizi ko nkunda ukuri yitwa Clara Uwineza. Clara, reka nsubire inyuma gato cyane, uzwi mu mafilime atandukanye cyane cyane twe tukuzi mu ndoto. Uyu munsi ntabwo tumaze igihe kinini tutakubonamo. Muri Dubai naragurishije n'umutungo nshaka Umugabo yaranduhije bihagije mbona sinabivamo, waje guhinduka Israel wigira Dubai sasa nagiye gucuruza. One day uzagaruka se? I don't know. Dubai iraryoha kandi urabona n'ejo bundi habaye imikino mpita mbona n'uburyo nakora business sinzi ko nzapfa kugaruka n'ubwo u Rwanda rugiye ko sinzi ko nzapfa kugaruka mu ndoto. Uzwi nanone muri filime yitwa Agahinda ka Kariza ukamenyekana no mu minota 30 30 days iminsi 30. Yego, filime zari indoto zawe kuvura umwana muto cyane cyane uko no mu rugo hari uburyo turi abantu b'abanyamashyengo. Hari n'igihe twakoraga utuntu ugahita uvuga ati mwari mukwiye gukina filime pe, n'abantu baza kudusura ya mashyengo hirya ariko mwari mukwiye gukina filime pe. Ako kantu rero ni ibintu bimba mu maraso. Nicyo utajya wibagirwa mu bwana bwawe, aho uyu munsi usubiza amaso inyuma ukavuga uti kweni n'inkwiye gukina filime? Ni nk'akayi gakoryo ugeze gukora cyangwa utuntu wakoraga twagaragaza ko uzavamo umukinnyi wa filime? Oya, none se twese haba papa haba mama haba abavandimwe banjye n'ukuntu twakundaga n'amafilime. Nturebe ibi bintu yanga atari yanatangira kugira filime gusobanura. Yego, yanibuka barumuna banjye urumva bo ndabaruta cyane ubu ngubu nuko bakuze bakaba barebare. Yego, ariko twashyiragamo filime bakanzanira uburoso bwo kwibrosa tondo ubundi bakanshagaza narangiza nkabasobanurira filime itabaho yaba ari ururimi nzi yaba ari urwo ntazi ariko uburyohe bwo gusobanura uburyo ndigisha aramuteye igitera aragira narubwo bajya bata wari waratwifatiye mwana tujya tubisura tugaseka tugatembagana nari umwamikazi. Agafilime bagora mu gitondo mama agiye cyangwa papa agashyiraho manyeto. Hari ukuntu twibaga urufunguzwe ntuza yacu televiziyo yacu na manyeto byabaga mu kabati kara kubati gafite amapine tukiba urufunguzo rw'abagaruri bamara kugenda tukaza tukicara the queen I see bakicara ufite igitenge aha ufite swime ubwo tukicara meze ko akundi yangana bakimama abangaba baje narabarenzeho ahubwo iyo mbikomeza nanjye kandi umvaga bikunyuze wikoraga wumva ubishaka cyane. Naho twe dufite abaturanyi b'abajene ba waritere dushime twari dufite uburyo twese twitana ba debande ba giteri mbese buri wese none ugasanga saro yacu iruzuye. We wari iki? The Queen. Ngiye debande iteka ryose. We debande warapfaga wowe? Ntago napfaga. Ona za filime za Cynthia za kera hari igihe debande bamukomeretsaga ariko bikarangira yenda agiye nko mu mazi agiye mu kindi gihugu abacitse. Akenshi nyine yari debande. We wari debande umuntu ukomeye cyane wazengereje isi. Nkababwira nkabasobanura mbese turi kusaba turaseka. Watekerezaga ko uzakina filime cyangwa umvaga ari imikino aho ngaho? Umvaga ari ibintu byo gukunda filime ari ibintu biri aho ngaho gusa. Ntago najyaga numva ko nzakina filime icyo gihe wapi. Ndabyibuka hari igihe twigeze kuyipanga gukina filime za 2012
2012 cyangwa 2013 sinibuka ibintu nk'ibyo ngibyo urabyibuka ndabyibuka wana ndi kuri Magic uri kuri Magic nkunda kuvuga ubuzima bw'abacteur bw'abakinnyi ba filime shanda kwibuka kandi peruza gutumira tukarara tuhatwika I know ariko man cyakuze cyagiye wamaye airtime ndavuga bino bintu se bibaho bata ibazisha erega ngenda kunda nziri isi ariko ubundi buriya iyo umuntu anyisanzuraho biba ari terebye ndakunda pe cyane twagize ikiganiro cya terebye baba cyiza byatanda byibuka abantu twakinanaga icyo gihe n'indi muri filime bambwiye bati mano kuzi ikiganiro cyiza na Clara abantu bose ugumva bari babashyize kuri Magic ngira amahirwe abantu bose banciye imbere hari ukuntu leta baba akuze kukimutanyibuka ariko uranyibuka abantu bose banciye imbere hari indirimbo yitwa ngo Visa nimba ari inyatsi cyangwa ari Visa uwo munze wese ngo agiye ibwota amasimbi nanjye abantu benshi banciye imbere mu kiganiro babaye abantu bahatari pe ni gitara umuhatari nanjye bizaza kubane ubu se ko nicaye muri salo yawe uzi ukuntu yawe kumvuga wambwiriye musaza wawe kuko nanjye kazaza kose mwamuhamagaye nabona kuri YouTube ko ariho aho uzamuhamagara umustar Clara wanjye Clara niki cyagushimishije mu buzima kurenza ibindi byose abana banjye abana bawe kubabyara none n'abana banyumva n'abana dushyira hamwe ni abana barenze kuba abana baba bajyanama baba babitsi banjye n'abajya bambikira amafaranga donc abana banjye no kubivuga ngo hagire ujya kunzimiriza inyenyeri nabonye abantu umuntu asigaye ajya kubivuga bakajya kumigira abana ariko Uwiteka ashyiraho uburinzi bwe abana banjye nibwo nibyo byishimo byanjye niki cyakubabaje kurenza ibindi byose kudahirwa n'urukundo byose ubwa mbere nabivuga kongira urukundo rukabije so kutageraho nduganisha rero numva aricyo kingoye n'ubu cyari kugora iyi none ese urukundo ko rudashira ahubwo kuko ngenda nsaza ariko rugenda rwiyongera ese kuki uvuga gusaza ukiri umujene ukiri mutoya ça dépend biterwa na sabe biterwa kuki uvuga ngo aho uganisha urukundo n'abagabo bari kuri nosi bari muri iki gihugu wabuze uruganisha koko mbaba urajya muri Kigali ushonje ukarenda utaha ugishonje kandi n'amaresitora yose ari muri Kigali nyine n'ukubera nyine ubutarabona resitora winjiramo ijyanye n'ibyo ushaka hari aho ujya ugasanga ndabatetse amavuta menshi utayarya hari aho ujya ugasanga hari inyotse kandi yenda icyo gihe warwaye ikirunguriro hari aho ujya umaze igihe kinini cyane uri singo nyine ubwo ntabwo igihe cyanjye cyari cyagera igihe cy'Imana si cyo cyanjye nzategereza kandi ndabizi ko bizakunda hari igihe rimwe na rimwe abagore babumva ko abagabo ari bagomba kuza nyine bakabapropoza bakabwira ati nawe ndabona najya gupropoza ngiye ndi nigada namubonye kwa Butogo je narinda mfangana oya wakunze umuntu wagiye mbona biritereye nabimubwira pe ngiye ndi niga ngiye uranzi byange bimenye ko byanze ariko nabaye netre ntarinze ndyama byigeze kubaho se ugakunda umuntu ntibyacamo ntabwo byari byambaho ntabwo byari byambaho pe ariko numva bibaye namubwira ntakubeshya ukiteretera umusore oya umusore nanone se cyangwa umugabo wowe ndutawe oya ashaka ari umusore navuga ngo ukuruta undutawe najyayo guteze najyayo nyine oya se ndetse wowe igihe byabaye ko hari se najye mari nzamubwira muzaduhe iyo love story icyo gihe tuzaba twicaranye ariko uzi sheri ubwo uzi ko rero waje kubinyibwira ntiwabyemeye wowe urota urugo rumeze gute Clara urota umukunzi umeze gute urota urugo rumeze gute uyu munsi ufite urugo nibyo uri umumama urubatse ariko haraburamo umugabo nk'uko wahitubwiye urota umuryango umeze gute uzaba urimo umugabo umuryango urimo amahoro cyangwa couple imeze ite ndetse gato ndota umuryango urimo amahoro urimo urukundo urimo kumvikana urimo honestete kubwizanya ukuri kubwizanya ukuri kandi usenga
ibindi ni ibishakwa burya harimo fidelity yego hakabamo netete mugasengera hamwe ibindi ni ibishakwa mbaba ko twabonye benshi bafite byinshi ariko ntibikunde so rero ibindi bigenda biza nkaba nabivugana no kugira ngo hatagira ushaka kunyinjirira yitwaje ibyo navuze nabyo bijya bibaho yego so rero ni iby'ingenzi nibyo ngibyo mu bintu byakubaje mu rukundo hari akantu ujya usibura ukavuga uti kakantu kankoze ku mutima harabaye ntihazongere ntabwo byabura ni nk'agakiza nzabyandika mu gitabo ninjye ku kiroshinga nzakubwira tubwireho base akantu gato biragoye ko umuntu aguca inyuma akanabikwereka ku buryo waza ugasanga umuntu aryamanye n'ubundi iwawe se biragora ariko ubundi ibindi se nta gishya munsi y'ijuru iki kintu cyakubayeho ibyo ngibyo byarabaye wumva umeze ute ukibona bwa mbere uhita wumva wapfuye tugira ngo uri ghost sinigeze kubivuga kuko umugore mwiza nkawe se ubwo umuntu akuzaniraho undi mugore gute akagusuzugura gutyo gute none se kamere y'umuntu ni kamere y'umuntu ubuse ntuti ifiriti n'umureti wawe wangiza ukajya kurya ibijumba by'imijugwe hari umuntu yigeze kumbwira n'umugore arambwira ngo burya umugabo yaguca inyuma ugasanga nibura umugore yazanye arakuruta nk'inshuro 10 icyo none nicyo kibabaje byasaze we byari bimeze bite ni nyine icyo nicyo kibazo kiba gihari I know tabibaza kandi noneho uzi ikintu kibabaje mbaba araza akakubwira ati reka kurakara ubundi cya kigore icya mbere nticyogoshe ntago kuburira ikinyeganyega ubundi wagiye wigisha abandi bagore ubwenge kandi wajya kurira atako nanga amarira y'abagore n'ubukunguzi ntubizi ko ngukunda iwacu ntabwo ari bazi ubundi se kiri ubona ni bya bindi byacu wese ko nta mfizi yimirwa mwihorere gusa icyo nzicyo biriya bigore ni inyatsi gusa akaza akakubwira uburyo noneho kandi burya akubwira azi ko ari kukurema agatima kumva uko akubwira uko yabikoze uko bamubirije burya bari wowe uhita ukora yasene mu mutwe kune yabigenzaga byaba byanze neza byaba byagenze nabi ariko iyo act yo kuba yabikoze ni Mungu kuri wowe nicyo kigoye first of all imungu ya mbere no kumubona ari muri icyo gikorwa ahantu nigeze kunanirwa kwihangana ni umumansera wa nayenze ko nzahamagara nka TV1 icyo gihe niyo yahitingaga yego tukarwana tugashwanyaguzanya umumansera kama mbaye umumansera cyane wamufashe ari guca akugucana inyuma n'umugabo wawe cyo byihorera shashuti yanjye biri serious uriya we nawe arabizi ariko ko icyo gihe yavuze ati harapfa umuntu pe ntiyanamusubiyeho nambwe numva nkubwire ngiye gukora agashya ku buryo avuga ati wa munyamakuru wahariye yakoze agashya yamuhaga amafaranga se cyatuma ahubwo mame yaje yatetse reba ntuhari yego yaje yatetse yaje yazanye ibiki yigeze no kumuhinga ndambwira ni inka yawe nimara kanga uzamenye ko databyaye mbwakazi sindoga ariko mfite imana inka ngo nimba barayihaye ishashi ikagira ikibazo mu muziha ibiratembye pe nta gukina reka nkubwire dufite imana iburanira umuntu abantu bashobora kuvuga ngo ubundi se cyawe bakagushinja n'ubundi yenda wajyaga amahane n'ubundi wari ubike ariko Uwiteka icyo mukundira abiha iminsi ubundi ukuri kukagaragara icyo kintu nkunda uwo mugore aracyari umubikira aracyarimo umugabo wamubajije oya uzi muri burageze yavuga umwana ntushobora no kungurira icupa umuntu wemera akazamura ingutiya ya mame urumva utagomba kungurira icupa ubwo se ari kumurezayo byageze n'ubwo yari narakaye ko noneho nyuma wa mugani turabiseka ngiye nyamara ushatse wanyemera ariko ujya utinya umutipe ugenda mame akamusasira bigeraho tubigira burage ariko yari abizi ko yari abonye nyine narubiye yego
nawe arabanza nyine aratuza ariko nyuma tuza kubigira brag tagagira brag ati mwana ntushobora no kungurira icupa ariko ndeba ndi kumwe na mame kandi koko naramame ari kwitera hejuru ariko ari mame yagize gutya se yajyaga yambara ati ibyo wibimbaza none se ugavane ati ibyo wibimbaza ko ngiye ngurira icupa twarasitse twarabisekaga niyo twabitangiraga yarasekaga gatoza birangira bibaye brag nyine ariko brag zaje kuvamo uravuga uti no oya ahubwo mbere niho nari ndakaye none nyuma abonye ncururutse atangira kubigiramo brag yarasetsaga yabishakaga yarasetsaga byagusizemo agahinda n'uyu munsi ugifite iyo mbabonye mba numva natazi wa mugani w'abana mba numva ntazi mbwira gutandukana n'umuntu ukaba umudivorce ntabwo abandi bagufata hanze ukuntu ku buryo nyuma waje kwicuza ko uti kino cyemezo nafashe sicyo oya ntabwo nigeze nicuza namba kandi uko wamfata kose wari warabaza amahoro y'umutima nakubwiye ngo nahise nshyiraho uburinzi kurumva iyo uri umudivorce abavuga bati ubundi uri kasha ubundi se ninde wagushaka abandi bazavuga bati ahubwo iyizire nkwihoreze kandi nawe hari abandi ataye hariya byose biguhuriraho ariko umuntu niwe wimenya burya iyo uba mu nzu yawe mu cyumba cyawe niho umenya imfuruka y'imbeba niho umenya ahava uhamenya buriya turebye n'ino nzu tubona ari special ariko ubu imvura iguye nibwo twasanga hava tukahamenya rero njyewe I don't care icyo wavuga icyo utavuga nzuwo ndiwe uwo twatandukanye azi uko byagenze biba bihagije nawe ubundi gushaka kwereka kanaka nta kintu babimbwiye niyo mpamvu buriya ni ndamutse nkundanye n'uwundi byo gushaka cyane kumbaza ibyahise reka tujye imbere tugende nk'ifi urambaza ibyahise ndi byambabaje n'ibyo nshobora kukubwira ni hari byankomerekeje nk'ibi tuvuze ariko nyuma nkakubwira ni dukomeze kujya kumbaza inshuro twabikoraga ku munsi inshuro ibyo bikurebaho iki kora ibyawe unezeze nawe ibyo gushaka kumenya by'aba exe cyane buryo buri kwica n'ibintu nawe ubwo bo wicira nawe ubwo buri kwiyica ni hahandi uzagenda wangiza ukazajya utangira kumugereranya n'uwahise bigatangira bigapfa oya rero kumbwira ngo ndi umudivorce ngo abantu niho bavuga bagira gute vuga sikira nagiye wajyaga wicara ni ryari uheruka kwicara ukajya urira nijoro bite n'agahinda kabaga kakurenze umunsi yashize abana banjye barwaye kandi nanjye ndwaye cyane mbona ngiye gusiga abana banjye ari bato noneho abana batangira gutsindwa mu ishuri iyo bwacyaga nararebaga n'unguri mugoroba ashobora kutongera nkajya kwa muganga bucece nkiruka hirya hino nkagerageza kugira ngo abana ntabateze ubwoba kandi nkagerageza no ku kazi kugira ngo wenda batamenya ko ndwaye cyane bakaba bahita bamvanaho si uko ntavaho ngo njya ahandi ariko nawe nkagerageza kutica akazi byantwaraga imbaraga nyinshi bikantwara energy nyinshi ariko narayarize pe wagutekereza iki wagutekereza kuri wenyine wagutekereza ko nabyo urabitekereza ubundi ukavuga aba bana nzabasigaye urumva umukuru nibyo agiye kurangiza ariko se azarangiriza kuri uyu muruho guhita ajya kukurera murumuna we nibyo kubera n'ibyabaye mu Rwanda twabonye abana barera barumuna babo kandi bigakunda ariko burya nta mubyeyi twabona bitugurira nta mubyeyi wabyifuriza abana so ndumva muri iyi minsi aricyo cyagiye kindiza cyane iyo ubona umwana ari kukurembana iyo ubona ibyo ukoreye byose biri kujya muri utwo mu kwivuza kugira gute hari igihe imbaraga zibanye n'uyu musore ukivuza se ubu narakize so wabonye ko bumvanyeho uno musatsi so wabonye ko watangiye kuza se ubu narakize umwana n'uba warakize neza byo gukira uretse imbaraga nkeya urumva iyo ukirutse haba hagombera uturejime runaka imbaraga nizo ziba zitaraza neza ariko ubusanzwe muri icyo gihe wari ufite ubwoba bw'uko ugiye gusiga abana bawe
bari bakubwiye ko urwaye indwara izakwica se aho ikibabaje burya ikibi ni ukurwara cyane indwara itari kuboneka kandi iri kuremba cyane burya urazi urwaye indwara izwi uzi ko bayitreta sava aho uzi kurwara bagucisha mu ema bagucisha mu byuma kwatse ko ntacyo tubona kandi uri kuremba uri kujya habi ni ahubwo nicyo kigoye kurusha kuba urwaye indwara izwi uyu munsi barayibonye ariko ubu ngubu baramvuye $10 sava umeze neza nayo ntangiye kugira ubwoba oya zamura amashimwe usaba ni ukuri ndi mu mashimwe ni ukuri ntuzagira ikibazo pe oya niyo wakigira hari usatura nk'umusozi no byanze bikunze ntabwo wakwifuza kubona umuntu wawe Imana itongeye kumpa urukundo ubwo se ubundi hari ikintu gishobora kukugarura mu buzima kwibutsa Imana ikintu ko na Hezekiya ajya gupfara ibyo yibukije Imana kuko ko sepa ko wari warambwiye ko bizagenda gutya nubwo tujye duseka ngo tuba twajya mu kirokora ariko iyo wicariye nzakora iki y'Imana kandi nawe ukagerageza kwereka kwikunda hari ibintu byinshi bituma Imana ivaneho imigambi y'incakura cyane kla nese udufaranga ntitwagushizeho kubera izo gahunda zose ubu ndikarya myenda rwose ahubwo nawe ntunkubite ariko ikindi nkunda muntu uzi ko ufite imyenda y'abandi ntuzihishe umuntu ufitiye umwenda ikindi cya kabiri itware neza muri sosiyete kuri ntabwo umenye uko bigenda weko ukabona ubonye 5 ejo ubonye 2 Uwiteka aca inzira ariko iyo wihaye ibyo kwanga ugiye kwirwanirira ngo ugire imyenda jamani biba hatari mbaba ndakurahiye shandabizi binyangamugayo kumana no ku bantu Imana irabikora rwose kabisa irabikora njye nkunda ngira n'abana bazi gutereta Imana bya hatari uzi nk'iyo bataye kubw'Imana ati nawe urabibona ko ukuntu bimeze shera bikora nuko I know Clara twishimiye kuganira nawe gusa ntabwo twasoza kino kiganiro byanze kunze nk'ikintu ufite ku mutima ufite imbere muri wowe uvuga uti nk'umuntu runaka ashaka kumugira ino nama kugira ngo akomeze ubuzima burya ibyo twaba twaraciyemo byose mu myaka twaba dufite mike cyangwa myinshi byanze kunze tuba dufite icyo twabwira nk'umuntu waba aturi imbere hari umuntu ujya mu myaka 70 akaba ati mwana wanjye aho naciye ntuzahace umuntu akajya mu myaka 30 40 akabwira uri inyuma ye cyangwa nundi wenda mukuru kure akamuguti ibyo naciyemo ntuzabice nk'inama wagira umuntu uri kumva muri kano kanya ikuje mu mutwe ntoya ngufi ni nk'iye Clara icyambere nasobanukiwe sinshobora kubwira umuntu ngo naciye ntuzahace yego nibyo nshobora kumwereka inzira nziza ariko iyo ntaca muri bya bindi wari uzi ko hari igihe umenyera ubwenge murerero wanyuzemo ufatira isomo mu makosa wanyuzemo so icyo nabwira umwana nakubona abajama banjye baganiro hari ibyo gutya na gutya nkababwira ni akazi kanyu ngiye rwacitse nambutse mwebwe muri habi muzamenya niba ari umugore cyangwa umugabo uzaguhemukira ubu turi ku isi Uwiteka wenyine agomba kubambira amahema ibyo urabimuganiriza hanyuma ikindi baho umuntu turi kumwe baho reka nkubwire bahurye cyo kuvuga ngo kanaka yambabaje igeze sinongera kurya ikipe yanjye yatsinzwe sinongera kurya umugore simurongora umugabo simuha ego komana bariya ko bari mu buzima bwabo baho baho hanyuma kandi wikunde shano kurinske nikunda kare nabwiye abana naho gase mugende n'uruhara umva mfite uruhara ubu ngo ataba mu wundi uruhara rwa rwangiriye ariko nyuma ndajya kwambabaza nibyo no kuri pe nabonye kubera seriously tutuma mvanamo bakareba unujya muri comment ndavanamo nambara iki cyangwa nsokoze bisanzwe ariko nabyo ni byiza iyo wimenyereye nabyo nta kibazo kubaho mbaba kubaho kiyesha agaciro n'uduki dutatu navuga ngo uvuze kutangiye kwiga kubaho kwiga kurya ubuzima burya niko kubaho kurya neza pana kujya mu bindi navuga ngo biterekeranye n'ibiki bitatu navuga ngo bituma ubaho neza wikunda icyambere kureba njyewe ubwanjye niba ndi mu nzira igororotse niba ndi inyangamugayo uzamvuga
ntawe uzabuza kuvugwa, uzakora icyo ushaka nta kibazo, ariko njyewe ubwanjye ndindi iyo maze kwisobanukirwa nambara ibinyuze fa kuba bitagucumuza nsokoza ibinyuze niba bitagucumuza kandi burya nta nuneza rubanda, ariko njyewe ikindi cya kabiri gusenga, nkunda kuramya, nkunda gusenga, karebeye ngo nsengera kwa kanaka, niyo mpamvu nimbaje ngo nsengera muri hedini giye nagomba naje muri publicité y'amadini ko arya ngo ya mustari ngo idini asenya muri ryo nzajyamo, reka jya muri ryawe digukorera ibyawe, ariko idini ryame n'umutima wawe. Namenye ko umutima wanjye ni ngutunganya Imana ikawishimira. Safi icya gatatu gukunda ntitaye ko mpemukirwa, gukunda ntitaye ko umuntu asigaye atanga urukundo ntarubone, nta kizamvana mu rukundo. Byo nuko ari bitatu bituma ndya neza, bituma ndyama ntikoreye imitwaro, ikindi kubabarira. Buri muntu wese yankoreye ikintu nishakamo impamvu yagikoze, ntiyahawe uburere, nawe yarakomeretse, cyangwa wenda nanjye ushobora kuba abona kansanisha nawe wundi wamuhemukiye, ndakubabarira ukagenda ukwawe nanjye ngasigara amahoro. Ibyo bintu biramfasha kabisa. Ni ibintu bikomeye cyane buri wese yagakwiye kwigiraho. Reka tunashimire cyane Clara Uwineza Gakwaya, naryo ugira ishyiraho n'iryaho. Gakwaya ni irya data, ntabwo nkunda abantu baryabize cyane kuko ndarikunda, ndaryubaha, ni akabiko kanjye kihariye, cyangwa mpamvu nkunda kuvuga Uwineza. Ugomba kumuhesha ishema nawe, ibyo nkora byonyine bimuhesha ishema, ndabizi. I know sibyo, ariko gukomeza hari nuza ngo bitega kwa leta numva tutse data. I know. Niyo mpamvu rero ndaryubaha, burya ndaryibikira. Clara, wakoze cyane kwa natwe. Nkore kwa kundi se? Umbwire muri comment. Ntutukane. Ariko nunatukana nabyo uba wivanamo umwanda nkakuhagira ku mutima nushaka kutukana. Hanyuma nyambare cyangwa ngume gutya. Murakoze Imana. Je none biri kubereye byatari. Seriously, uzi none ukinnye film umeze gutya? Bite na bari kumbwira nshiro tentire, sinshaka tentire, ndashaka umusatsi wanjye. Ikindi cya kabiri imvi zanjye zaragabanutse. Wari uzifite se? Zarabaye mweru. Wagiye rero Imana ibamugisha, ndabakunda, Imana ikandusha. Ese ujya utanga nimero de telefone? Yego. Aha umuntu ushaka kuvuga ati Clara ndamushaka, ariko kutajya unshyiraho link y'indirimbo yanjye mbaba. Iyo tubwiraho ubwo uze kuyishyiraho hasi, wowe ndagushimiye Mukiza, uze kunteraho ka promotion, bashyireho link nyine nanjye babone, bazajye bandebera indirimbo. Reka tuyigeho, ndahita nyishyiraho, sibyo ndayipini. Clara muri Clara Noble TV. Ubuse mbwira n'umwana muto antiyaza kugutereta kweri, njye ndabona wabaye akana gato. Umwana muto nduta ukuyemo perike. Nabaye atarababeshya. Iki wakoze cyane. Ikimama cyiza, urakoze cyane. Namwe mwakoze.